Inshuti bakunzi mudukurikira ku YouTube channel Paroisse CVS Paruti Gikondo aho muri hose banywanyi b'umuryango mugari wa YouTube channel yacu turabasuhuje twifuriza amahoro n'imigisha ituruka ku Mana. Muri kumwe na Joseph Habumukiza. Umwanditsi yaravuze ati Oni Serine yavuze ati ubuzima nk'igitabo nta gice na kimwe ugomba gusimbuka. Kandi kugira ngo umenye ibikubiye mu gitabo cyose nuko buri gice cyose ukigeraho ukagisoma kugira ngo umenye igitabo n'ibigikubiyemo. Muri uyu mwanya rero turi kumwe na Padiri Chrysanthe ugiye kudufasha kubumbura igitabo cy'ubuzima bwe cyane cyane mu muhamagaro kwiyegurira Imana. Byanze bikunze hari amashapitre, hari ibice bishobora kuba bishimishije, hari ibice bishobora kuba biryoshye kurusha ibindi, hari ibice bishobora kuba binababaje, ariko icyiza nuko muri uyu mwanya tugiye gufatanya kurebera hamwe icyo gitabo cy'ubuzima bwe, gitabo cy'ubuzima bwe nka Chrysanthe wihaye Imana. Reka rero twinze iki kiganiro cyacu twifuriza Padiri Chrysanthe ikaze kandi tumusaba kubanza kuramutsa inshuti ze, abanywanyi be hano ba Gikondo babanye no hirya no hino mu Ruhango, mbese n'ahandi hose yakoze ubutumwa cyane ko yari amaze iminsi ataboneka. Padiri Chrysanthe umwanya n'ubanyu. Murakoze cyane, ndabashimiye kandi kwa mwampaye umwanya kugira ngo tubashe kuganira tunaganirize abakristo ba Paroisse ya Gikondo n'abandi badukurikira kuri YouTube channel. Kuri njye n'ibyishimo bikomeye kuko nari maze iminsi ntagaragara, nibyo kubera ubutumwa nari ndimo, ariko numva nishimiye kubana namwe muri aka kanya, abana niteguye kuba naganira namwe ku ngingo zose zitandukanye mwateganije kugira ngo byibuze aho twari dukumburanye bashira urukumbuzi, noneho ubundi nanjye numve ko umutima utuje. Imana ishimwe rwose. Imana ishimwe rero kuri twese abakurikira iki kiganiro, bagiye kuri iki kiganiro. Turi kumwe na Padiri Chrysanthe Rwasa, yabaye hano imyaka itari mikeya. Ejo bundi ndetse ubwo mwagezaga ijambo ku bakristo n'imbaga y'abakurikiranaga, mwavuze ko mu muhamagaro wa gisaserdoti icya kabiri cy'imyaka 25 mwakimaze hano i Gikondo cyane, mufitanye igihango na Gikondo. Yego. Muri uyu mwanya dutangira akajambo mwababwira ari indamukanyo, ari mbese iki mwababwira nyuma yo kongera kugaruka kuri Gikondo hano muri Gikondo. Icyo ndababwira nuko nishimiye kongera guhura n'abakristo ba Paroisse ya Gikondo, abantu twabanye igihe kirekire tukabana ubwiza n'ibiko ndabyibuka ngera muri Gikondo bwa mbere nageze muri 2005. Tubana mu bihe bitari byoroshye ariko tubana kivandimwe dufatana urunana. Birashimishije kongera guhura n'abanyagikondo no gusabana nabo. Ikintu nababwira nuko numva nishimye ko twongeye guhura kandi ko misi ifite mu karuhuko ndinime nangaha, numva nishimye gukomeza kongera kubana na kongera guhura nabo. Rero no kumva ndi muri Gikondo bimba kugira ibyishimo byinshi muri njyewe no kumva ko nabo dukomeje ubwo buvandimwe, nkaba mbifuriza rero kugira amahoro ya Kristo no gukomeza kongera kumva ko turi kumwe mu buzima bwacu bwa dufatanyije muri uru rugendo turimo hano ku isi. Ko navuga ndishimye kandi ndabashimira kuba mwarampaye ikaze n'ibirori twagiranye ku cyumweru gishize, byatumye nongera kwiyumvamo ikinyotera cy'urukundo rwaturaza igihe cyose n'uburyo twabanye kandi tugakomeza gufatana urunana. Padiri Chrysanthe Rwasa ni mwene Gatanazi Christian na Nyirahabimana Maria, n'ababyeyi batuye muri Paroisse ya Masaka. Ngira ngo niho mwavukiye Padiri? Niho navukiye. Mwaka navutse ku itariki ya 3 z'ukwa 12 mwaka w'1969. Paroisse rero ya Masaka nibwo nayo yasaga nayo kivuka, ku buryo nabatijwe mu bakristo ba mbere muri za Masaka. Icyo gihe twari tukiri muri archidiocese ya Kabgayi, batizwa ku itariki ya 14
z'ukwa 12 harashize iminsi urumva 11 mvutse, ababyeyi banjye barambatirisha, kuva icyo gihe nabaye umunyamasaka. wabaye umunyamasaka kuri 29 rero z'ukwa gatandatu umwaka wa 2000 mubaye umusaseredoti. Twavuga ko ari uwa mbere wa Masaka, wa mbere niko navuga kuko ndi kavukire no mu bapadiri ba Musenyeri n'ige padiri wa mbere wa Pasaka. Abandi bambanjirije ndakeka nka babiri bari baje barabuhaye imiryango yabo yimuka nyuma, ariko ngewe ndi kavukire neza. Tuboneyeho rero kwifuriza abakristu ba paruwasi ya Masaka umunsi mwiza no kwishimira umwana wabo umaze imyaka 25 ahawe isakamento y'ubusaseredoti. Kuri bo bifuze byinshi, iyo ubonye umwana wihaye Imana nk'abakristu bifuze byinshi, kandi tuzi ko bazabigaragaza mu minsi iri imbere bizihiza umunsi mukuru wanyu wa yubile. Padiri Rwasa rero kwa gatandatu, Padiri Rwasa rero ubwo tugiye kwinzika twinjira mu kiganiro tureba mu mateka yawe mu nzira yo kwegura Imana, mbere yaho ndetse no kugera ku isakamento y'ubusaseredoti na nyuma yaho muri urwo rugendo rwose. Dutangira rero mwihaye Imana kuri 29 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2000. Mbere yaho mwatubwira uburyo mbere kwiha Imana Padiri Rwasa akongera uvuga ngo Padiri Rwasa Kirizanti mwene Gatanazi na Nyirahabimana yari umwana umeze ute? Ese yari umwana bavuga ati koko yabaye padiri twarabibonaga, yabaye padiri se cyangwa byarabatunguye? Ntabwo byantunguye, mvuka mu muryango w'abakristo. Ababyeyi banjye ni bakavukira ba paruwasi ya Rulindo cyahoze ari misiyoni. Bose ba sogokuru na nyogokuru bari mu bakristo 5 ba mbere babatijwe muri paruwasi ya Rulindo ikivuka. Urabona ko abakristo rero bari abakristo bakomeye, n'ababyeyi banjye babakomokaho badutoje ubukristo. Twari abakristo bakomeye cyane muri Masaka, cyane ko hari mu ntangiriro za paruwasi ubwayo abaturage batagiye gutura muri ziriya za Masaka, aho bahitaga muri peyizana icyanya. Bagenda butse mu bakristo rwose ba mbere hariya, noneho bikamfasha kumva nisanzuye. Dore bago ndabutse mu muryango w'abakristo dusenga cyane, nubwo aryo ndabashe kuba padiri ku wundi n'abakuru banjye babiri bambanzirizaga barifuje kuba abaseminari ntibabishobora, nanjye ntago nabishoboye. Icyo gihe ndagibuka ko tujya gukora ikizamini cya seminari ntoya, barambwiye ngo mfite imyaka myinshi ngo ntago nakora ikizamini, noneho ariko nkumva nshaka kuzaba padiri. None ko bakuvukira muri iyo muryango w'abakristo, bakunda kutubwira ko ababyeyi burya bagira uruhare mu muhamagaro w'abana. Navukiye mu muryango w'abakristo dusenga cyane mu gitondo na nimugoroba, tujya mu misa igihe cyose, ababyeyi bakatujyana mu misa mu mibyizi aho bishoboka nk'ijyana. Ntagira ndi umuhereza, birumvikana umuhereza muto mu kiliziya, ubundi naje no kuba n'umusaveri, naho n'imiryango ibiri navuga ko nakuriyemo, umuhereza mu kiliziya n'abasaveri nabo nakuriyemo muri Masaka neza. Rero ngo muri primaire kubera gukunda misa mama yarankundishije, cyo rwose kugira ngo ubeshye, primaire yose maze guca akenge bangitaga padiri. nabo mbanaga buri gihe njya mu misa mu mibyizi njya guhereza, nkaya ngo dore amo padiri aratambutse, nacaga mu gasantere ka Biryogo hari iwacu, kubera ngo padiri aratambutse, banyitaga padiri. Ndakana banyitaga padiri. Ariko twari dufite n'umuvandimwe wa sogokuru watuye mu bice byacu bya za Masaka, niwe nawe wadavuga ati kandi umwana ashaka kuzaba umupadiri. Rero ndumva narabyuse muri icyo kintu, numva nkunze ubupadiri, kakunda abapadiri bagendaga iwacu. Namenye ubwenge ari abapadiri ba Portine bahari bakuze, bakajya baza gusura nyogokuru babaga mu rugo arwaye, nkabaherekeza rimwe na rimwe babaga bagiye gusura abakecuru mu miryango remezo, babyitaga inama. Icyo gihe rero njyewe namenye ubwenge, papa ari umukuru w'inama ya Ruhanya,
Ruhanya muri paruwasi ya Masaka, santarari ya Masaka. Rero papa yaba ari umukuru w'inama, none inama nyinshi zateraniraga iwacu ku buryo numvaga nisanzuye. Mama yari umusomyi mu basomyi ba mbere ba paruwasi, akaba umurejo. Papa numva yari umunyamutima. Twakuriye rero muri ambiance y'isengesho. Banyita padiri kuva ndishimye kuko nabaga mvuye kuri aritari. Noneho nk'abana kwa mama yakundaga gusoma, yari yajyaga kuri aritari gusoma isomo, njye nabazi ko mama yasomye misa. Ndivuga ko mama yasomye misa, buri tugataha twishimye tuzi ko mama yasomye misa, ari kumwe n'abazungu bafatanyije misa. Ntabwo twaba tuzi kubitandukanya, ariko bikakomeza bikamarika. Nkakomeza kwicara hafi y'abahereza mbere ko mba umuhereza, kugeza igihe mba umuhereza. Ndakomeza ndaryoherwa. Nyuma ishuri twigagaho rya primaire ryari rwa Kiliziya, abapadiri rero bahoraga badushishikariza kumva misa mu gitondo, ku buryo niyo twakererwaga ku ishuri, abahereza tuzwi ko tuvuye guhereza misa, ntago baduhanaga. Akenshi mu byisi numvaga misa zose. None ku cyumweru urumva ko ababyeyi babaga badutoje kutujyana mu misa, muri twamara kugengana tukijyana. Niyo ambiance nakuriyemo, nkumva ashaka kuba padiri. Kugeza ubwo rero maze kubura ikizamini cya seminari ntoya, numvaga ntaracitse intege. Nakomeza kumva akantu kandimo, nkumva kuba padiri byanshimisha. Amasengesho nayo akamfasha, nicyo kintu navuga. Uti rero wakuze muri ambiance, ababyeyi bakwiye urebera ku babyeyi, buriya ndetse n'imiryango ya Kiliziya Gatolika bari barimo. Noneho ugira igihe cyo gukora ikizamini cya seminari, bati uracyari umwana. Ndakuze, nari nguze kurusha abandi. Nari nguze kuko narasibiye muri primaire, ibihe byacu ntabwo byari byose gucida ikizamini cya leta. Bene narasibiye, ntangira na wa mbere ba reforme. Noneho ubwo ndangiza wa 8 ndongera nasibiye rero kabiri muri primaire. Bituma rero imyaka yanjye iba myinshi, batangiye gutoranya abana bazakurikiza ikizamini cya seminari, basanga agenda arengejeho umwaka umwe. Ubwo kakazina ka padiri bakavugaga kumvugiza isoni? Ntago nagiraga isoni. Nuko rero ugize Imana ugiye barakwangiye turakuze, waje kwinjira rero mu muhamagaro noneho w'ubusaseridoti, kugira ngo uganize ubusaseridoti nyuma yo kwangira kujya mu seminari. Byaje bite? Njye ntabwo nacitse neza, komeje kwitanga kuri paruwasi. Ubwo aho ngereye muri segonderi, nari mu ishyirahamwe ry'abanyeshuri bo mu biruhuko, niko twatubwiraga association des étudiants en vacances. Nkomeza kwitanga mu bahereza, nditanga mu basaveri, ubundi nk'abashinzwe. Nabaga ndi muri komisiyo, nabaga ndi muri association des étudiants en vacances. Nkarangwa no kuherekeza cyane cyane urubyiruko mu bya za patronage. Ubundi ndakundaga abanyamasaka banze mu bintu by'amakinamico, ku buryo nyuma yo kwitwa padiri ndagezeho banyita Magorwa. Magorwa yari iki icyo gihe? Magorwa yari umukinnyi uza muri ya kinamico y'abashuni, Maria Shuni. Ku batayizi icyo gihe muribuka teatre yanyuraga, kinamico yanyuraga kuri radio Oreforo, Maria Shuni. Yego mu biruko twakinaga rero amateatre cyane. Abana ari mu batoza b'abakinnyi kenshi. None nakundaga ibintu by'amateatre. Teatre niyo yandanze cyane mu bihe by'ibiruhuko. Noneho nkanarangwa cyane no kuba umwanimateri muri patronage, gufasha abana kwishima mu bihe by'ibiruhuko, no kubana n'abanyeshuri mu gihe biruhuko muri segonderi. Ibyo yaramfashije rero. Muri icyo gihe twakoranaga n'abapadiri ba parotini kuri paruwasi. Nkabona ukuntu bitanga, njye nkakomeza kumva ifite iyo nyota yo kwimana, nkajya nkorana ibikorwa byinshi twabikoranaga n'abaseminari batoya. Abakuru ntabwo twari dufite imbere yacu, urebye bari bakeya, abari barimo ntabwo nari imbazi. None iyo nyota nagiraga, abapadiri ba parotini twagiraga, ntabwo twiye tugira ibintu byo kuvuga ngo dufite ngo za groupe vocationnaire, ntazo twari dufite nazo. Naba mbese mvuze ko namenye groupe vocationnaire, ariko numvaga gusa afite iyo nyota. Noneho rimwe nza kubaza padiri, ariko padiri, njyewe n'abapadiri gute?
arabwira ati nyamara ati birashoboka ati pfa kuba warije segonderi ati igihe twazajya tubiganiraho. Icyo gihe rero nkajya mvuga nti wabona bishobotse kuko ariko najya nkunda gusaba Bikira Mariya ariko ngiye mu kiliziya nkambwira Bikira Mariya rwose wazamfashije ntajye nkaba umwe mu ntumwa za Yesu nkumva rwose ari ukuntu Bikira Mariya none uko ngiye mu kiliziya ko nije mu kiliziya aragasagisha Obama yatwije tugomba kuvuga igihe kiliziya mu kiliziya ngo igihe ukoze mu mazi y'umugisha ku muryango winjira ngo Nyagasani ninjiye mu ngoro yawe wumve amasengesho yanjye. Namara kwicara ngahita mbwira Bikira Mariya wibuke ko hariya gahunda nagusabye ko nazaba umwe mu ntumwa za Yesu kwicecekera kwigendera. Bwera icyo gihe ndabyibuka mu kiruhuko muri za 1989 aribwo natangiye gusa naho mbikinisha tuvuye mu biro bya patronaje turimo gusangira n'abapadiri noneho padiri ushinzwe ibintu by'umuhamagaro padiri Stanislas Rubaniak uriya wahoze mu Ruhango. Yego padiri wo mu Ruhango none ndambwira ndi padiri genda umva shaka kuzaba padiri ati cye nubwo mbere nwishe umujene n'umasaka bakaza ashaka kuzaba padiri kaho cyane cyane arya abaseminari barangizaga seminari ntibinjiye mu seminari nkuru bakikomereza muri kaminuza cyangwa se mu bindi bikorwa. None icyo gihe rimwe arambwira ati uzaze twari babiri turarangije gucyura abana mu gihe cya patronaje batashye none tugiye mu biro turicara arambwira ati wambwiye ko ushaka kuba padiri cyo rwose numva n'abapadiri ati twashe mu mapadiri ya Parotini atigiye kuguha adresse uzandikaho none uwandikira abapadiri bashinzwe uburezi mu muryango wacu ati bazagusubiza. Bisawa nuko nabonye adresse y'abaparotini bakoreraga Butare muri Buye ndandika nyine nsaba ndandika nsaba ruva muri za 1990 nibwo banyemereye icyo gihe nari nkiri muri secondaire mu wa gatanu. Padiri ndamwandikira aransubiza arambwira ati ushobora kujya mu mahugurwa nk'abandi bose. Nari ibihe bitoroshye ndabyibuka kugira ngo mve i Kigali njye i Butare mu mahugurwa byansabaga kuba mfite byari byabiye baba ngo turi mu bihe bikomeye mu gihugu ku buryo nasabaga ikibari nkava muri Masaka nkava muri Kanombe nkinjira muri Nyarugenge kadukindi kibari muri gare tukajya mu ntara muri za Butare. Nuko ndatangiye none ujyayo vuga niki ngezeyo sanga n'abazungu gusa ariko ndavuga ntacyo niyo abana abazungu ariko bakafasha kugera mu seminari. Nuko rero ninjira gutya gahoro dutangira izo za session y'amahugurwa twajyaga dukora ndumva narakoze amahugurwa abiri tumaze uko ihugurwa rya gatatu muri za 1994 1992 nimo ndangiza secondaire nibwo padiri ashinzwe imihamagaro yaje kunsura kushiraho nigaga Indera. Rero mva ko niba ntarize petit seminaire nize ubucuruzi n'umucungamutungo Indera mu ishuri ryitwaga Aprede ryigenga. Rero ansanga yarambwira ati nabonye wazaza noneho ukaba watangira. Ndumva ndumva nta kibazo ku buryo rwose narangije gukora ibizamini bya leta baranyohereje barunyemerera kwinjira muri positira mu cyiciro cya mbere cy'abapadiri Parotini aho ngaho ku seminari. None bamaze kunyemerera navuze nti ntagifite umunaniro w'ibizamini ukuntu twakoraga ibizamini tugakora ikizamini cyanditse tugakora n'icya orali byabaga ari ibintu birembere wavagamo waranengekaye. Ngiye navuye mu bizamini twaratsinze ibizamini icyo gihe ngewe bitajya gutangira ntago nigize nduka na gatoya ngo bibe ngo narakoze nikize nkora akazi mu buzima bwo hanze gusa. Icyo gihe ndabyibuka ko banki y'abaturage ya Masaka yari yagitangira narufuje ko nagenda nkayibera ucungamutungo twabwira n'igihe mfite indi gahunda bakabwira ati turimo turashaka abantu badufasha no uvuga ngo bifite ndabingiye numva nshaka kuba padiri barambwira bati uzigendere. Icyo gihe mbivuga mu rugo mama yabisamiye hejuru arishima na papa na bakuru banjye nta murigeze mbuze kujya mu seminari
ninjiye gutyo rero ntabwo bari bazi aho ngiye, babonaga agenda agiye mu mahugurwa gusa, ariko ngenda nyine nk'umuntu wiyemeje kuzaba umupadiri koko. Ni uko ndatangiye mpura n'iseminari gutyo, itari seminari ntoya, ahubwo ari seminari y'abapadiri ba Parutini. Natangiye muri 1992. Intangirira ahantu bitaga muri Butare hitwaga Cyarwa Cy'Imana. Cyarwa Cy'Imana rifatanye na Cyarwa Sumo muri Tumba. Tumba muri Butare. None natangiriye. Nuko rero mu 92 wawinjiye mu seminari. Yego. Mu muryango wa Parutini. Yego. Turimo kwibuka imyaka 25 n'umusaseredoti, ariko n'icyo cyiciro cyose wabaye umusaseredoti kubera ko 92 winjiye muri uwo muryango waboneyemo umuhamagaro. Twibutse ukigeramo ni akahe kantu wumva kaba kagushimishije cyane, cyangwa kagutunguye muri ubu buzima bwa ugiye kwinjiramo bw'abasaseredoti bw'abapadiri, wasanze kikagutungura? Ni iki kintu cyagutunguye? Ikintu cy'ingenzi cyantunguye cyane uko nagize ngasanga nta mwirabura uhari muri urwo rugo. Mu bapadiri bari abapadiri b'abazungu bavuye muri Polonye, nibo nasanzemo. Icyo kintu cya mbere cyantunguye, ariko nkavuga n'ubu nashatse kwiyimana ubwo bazabingezeho byanze bikunze. Usanze abapadiri. Ikindi numva cyashimishije nuko mpageze numvise meze nk'umuntu uruhutse, kuko yanyota nari mfite yo kwiyimana. Nuvuga none ngeze ahantu ngiye kwiyimana pe, numvishe mfite ibyishimo byinshi muri njyewe, ariko bivanze n'ubwoba. Birumvikana cyane ko abazungu bavugaga Igifaransa, kandi mu gihe cyacu kugira ngo usohoke muri segonderi uvuga Igifaransa byabaga bigoranye. Twigaga Igifaransa ariko ukabona kimeze nk'imibare twigaga. None ngiye kugusha ngo rero usigeze muri communauté y'abazungu batazi Ikinyarwanda wenda cyangwa bavuga kivugaga gikeya, ariko akenshi twagomba gukoresha gahunda zose mu Gifaransa, kubera ko twabaga tuvanze mu ishuri dutangira. Ubwo abakuru bacu bari imbere yacu babaga ari abantu bavuye mu gihugu cya Kameruni, n'abavuye mu Rwanda, n'abavuye muri Kongo. Twebwe tukiri mu mwaka wa mbere b'abatangizi twabaga tuvuye muri Kongo no mu Rwanda. Ku buryo rero ntageze twari abanyarwanda babiri, rero bitwaga Musagimana Protazi, twari babiri. Noneho ubwo twagira nyine tugwa muri iryo tsinda ryarimo n'abandi bakongomani bane. Twatangiye turi 6 niko navuga mu bapadiri ba Parutini. Icyo gihe rero urumva ko mbageze ururimi rwari Igifaransa, nta Kinyarwanda twabaga twemerewe kuvuga. Yego twakivugaga gusa nakivugaga, ariko nagiye mu gikoni kurana n'abakozi mu gikoni, ariko n'abakongomani twari turi kumwe barimo bavugaga Ikinyarwanda kinyabwisha cyo mu gice cy'iwabo. Twabaga muri iriya bice bya za Goma na Rucuru, ku buryo byabaga byoroshye, ariko ntabwo Ikinyarwanda twakivugaga, twavugaga Igifaransa gusa. Ariko ko aricyo narizemo, naracyumvaga nkavuga gikeya, ariko nkabasha gusobanura nyine bya dukirwanagaho. Yo mu Kinyarwanda nta kibazo nigeze ngira. Uti rero ukigera aho ngaho muri communauté y'abapadiri b'abazungu b'abapolone, nubwo wabanje gutungurwa usanze ari abazungu gusa, ariko ngo wumvise uruhutse. Nararuhutse pe, nagaruka kubeshya. Nararuhutse wenda ikintu cyari kunungura n'ibintu bijyanye na za gahunda z'umunsi yo kubyuka kare. Nabonaga abandi wenda bagoye ko twege mu rugo baba tuzi kujya tubyuka kare. Twabyukaga kare cyane mu masaa 10:30, saa 11, cyane ko ngiye mu rugo nabayemo ari umwe mu bana ba nyuma. Niko navuga ko mu rugo twari abana 11 ndari umwana wa 9, kuko ko nari mu ba nyuma. Twabyukaga kare rero tugatangira gusenga amasengesho mu gitondo mu masaa 11, ku buryo saa 10 twatangiye imirimo isanzwe yo mu buzima. Iyo ritime ko dufite mu rugo yatumye ritime yo mu seminari itangora. Batubyutsaga kare mu masaa 12, ngiye ngumva ngo twatize kubyuka, ko nge nabaga naramenyere kubyuka hakiri kare. Cyo gisa naho cyantungwa, ariko abandi byarabatunguraga, bagiye numvaga ari ibintu twatumenyereye no mu rugo muri famiye.
uyinjiremo usanze uti noneho ndaruhutse, icyo nasabaga Bikira Mariya ngiye kugeraho byanze bikunze. Kandi byarabaye mu mwaka wa 2000 ubaye umusaseredoti. Yego. Ni iki icyo gihe niba ntabwo wigeze ushimira akajambo umubyeyi Bikira Mariya kuri bya ndi wamubwiraga ati yawe wibuke gahunda yanjye, nyuma yaho wamubwiye iki umaze kumusaseredoti? Icyo gihe navuga ko maze kuba umusaseredoti nashimiye Bikira Mariya birumvikana, ariko wenda icyo ntavuze nuko muri icyo gihe navuga ngo nshaka kuba umupadiri bisaba Bikira Mariya. Padiri mukuru wa paruwasi ya Masaka yigeze kuvuga mu misa nayigiyemo, aravuga ngo paruwasi yacu ngo ni ingumba, ko nta bapadiri igira, nta n'abaseminari tugize ngo bavamo ngo bakigira ahandi, ngo mbabajwe no kuba ngo tugira paruwasi y'ingumba. none abivuze muri iyo minsi twajyanye Kibeho, nigeze kubitanga mu buhamya bw'Ikibeho, twajyanye Kibeho gusura Kibeho, tuhasanga Nataliya. Noneho kuri ya podium ya kera yabaga iriho amashinge, igihe twaganiraga na Nataliya, numva padiri wanjye yaravuze ngo rwose ngo uzatubwire ngo Bikira Mariya ku paruwasi yacu ngo ntabwo ibyara abapadiri. Aho nari ndi mu itsinda ndavuga nta wapi ngiye numva ashaka kuba padiri. Numva ashaka kuba padiri. None ndagenda ndabwira Nataliya ngewe parasaba Bikira Mariya rwose ko yazangira umupadiri. Ndavuga ni ndumva ari ikintu kishimishije, kuvuga ariko paruwasi yacu ari ingumba, nubwo ngiye ntari umuseminari ko ngiye numva n'abapadiri. Ati ntajya tuzaye dukomeza tubisengere. Nataliya niko yambwiye, ara kuri podium dukomeza tubisengere, ati nta kibazo. Icyo gihe dutashye rero twaciye mu kigo cy'abapadiri Butare. Nari ngiri mu itsinda ry'abanyeshuri bari en vacances, ducayo nuko padiri warushinzwe uburezi aratwakira, adufungurira, nuko nyine abata mwegeye mwese muri kugenda ntari ngushaka kuzaba padiri. Ndabwo hari gihe numva ashaka kuzaba padiri ngiye nyine, numvaga nihagazeho ukuntu. Rero icyo gihe nibwo nahuye na Bikira Mariya, ndiko navuga Ikibeho, mubwira ngiye numva gahunda ya padiri avuga ngo turi ingumba se bimara igihe kingana iki, nambwo ngiye numva n'abapadiri. Aho kigiye nari convaincu. None tumaze kuba padiri byarashimishije cyane, nkabwira Bikira Mariya ya gahunda iciyemo numva cyari ikintu gishimishije, bimpa ibyishimo byinshi. Ubwo ntangira ubutumwa nyine bisanzwe. None gushimira Bikira Mariya kwa mbere, ikimenyetso nabonye cya mbere gikomeye cyo kuba nashimira Bikira Mariya nuko nagiye nkibona ngo gucirwe gukuyobora ngo Bikira Mariya Ikibeho mu ntangiriro neza igitangira muri 2003. Baravuye mu butumwa ahandi hantu naranyuze norejwe mu butumwa nyuma yo kuhabwa ubusaseredoti. Ntabwo rero navuze nti Bikira Mariya gahunda yaciyemo, none nje no mu rugo rwawe numvishe nishimye kurushaho. Mvuga ko icyo gihe urumva ko ngiye maze guhabwa ubupadiri muri 2000, norejwe mu butumwa muri paruwasi ya Rucuru muri Kongo. Mvuye muri Rucuru banyohereza nanone mu irerero ryacu ryari riri muri Goma hariya Ikeshero. Mbayo mpamara igihe gitoya, banyohereza mu butumwa muri Côte d'Ivoire muri diocèse ya Pugon muri paruwasi ya Saint Sauveur. Niho rero namaze imyaka 2 bahita banyohereza gukorera Ikibeho. Ubwo urumva ko mbageze navuze nti none ndumva nduhutse, byo nasabye Bikira Mariya yarabinkoreye, none azanye no mu rugo rwe numvisha ari nango n'amata by'amavuta. Kurikira reka tubanze dutumikire abadutumye, hanyuma tumone gukomeza ikiganiro twari turimo. Uburezi ni urufunguzo rw'ubuzima bwiza. Saint Vincent Paroti Academy ni ishuri rya paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti i Gikondo, riyoborwa n'ababikira b'abaparotine biyemeje gutanga uburezi bufite ireme, kuko umwana wahize akurana indangagaciro za Gikristo, umuco n'ikinyabupfura. Ubwo urumva handi wajyana umwana wawe ari. Saint Vincent Paroti Academy bafite amashuri atandukanye, harimo amashuri abanza ndetse n'ishuri ry'incuke.
muri Seven Saparoti Academy niho honyine umwana yigishwa umuco nyarwanda ndetse agatozwa imikino itandukanye utibagiwe ikoranabuhanga. Ibi byose bikorwa nyuma y'amasomo. Wadusanga haruguru y'umurenge wa Gikondo. Dufite kandi imodoka itwara abana bava ndetse bajya ku ishuri. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 03 203. Muze tubandika imyanya itarashira kuko twatangiye kwandika abaziga muri uyu mwaka w'amashuri tugiye gutangira. Seven Saparoti Academy. Discipline, amour et l'intelligence. Uti rero nyuma yaho gahunda yawe na Bikira Mariya iciyemo, ubaye umusaseredoti, woherejwe mu butumwa hirya no hino nk'uwihaye Imana. Bikira Mariya waramuvugishije, uramusaba arasubiza, noneho ubaye wihaye Imana, wiyeguriye Imana. Waba warigeze wumva ugira ishyushyu ryo kuvuga ati ariko Imana niyeguriye isite, wigeze kushaka kugira ngo umenye Imana ukuntu isa physically cyangwa ubundi buryo yakwiyereka? Njyewe numvaga nta Imana itakoze. Kunyereka kwa mbere no kumvana mu ishuri rya commerce comptabilité ubucuruzi n'ubucungamutungo, ikanereka mu seminari aho umupadi narubako umva kera ndebe na n'ubundi kemenshi bikeka bajya ko umuntu atabu umupadi ataragize muri seminari ntoyi. Iki kintu rero cyuvanga Imana nabonye niyo ngiyo. Imana ya mbere nabonye ni Imana naratojwe n'ababyeyi, nyubaha, nyisenga, ntabwo nigeze nyigiraho ngingimbira, nuvaga ndi mu Mana gendana nayo umunsi kundi kandi ari inshoboza byose. Ntabwo nari kuvuga ngo kuhura n'Imana kwanjye kwa mbere no guhura ni seminari no kuba narabaye umusaserodoti turi gitambo cy'Ukaristiya. Icyo kintu nagishimiye Imana cyane ku buryo ntigeze gira ikintu cyo gukeka Imana se yabisa gute, nuvaga ndi mu Mana kandi igendana nayo. Buri musaserodoti twayibonye yagiye guhabwa isakamento ry'usaserodoti agira n'intego agaragaza mu magambo, mu ijambo yandika ndetse guza invitation. Watwibutsa intego mwihaye muhabwa ubusaserodoti niba muyibuka? Ubundi mu ntangiro dutangira n'ubudiakoni. Yego. Duva mu diakoni intego nari mfite ari hariya muri Luka batubwira ngo roho wa Nyagasani arantwikiriye. Nyagasani arantwikiriye kwantumye yansize amavuta kanyeza kugeza inkuru nziza ku bakene. Nduvuga mfite iyo nyota yo kuvuga inkuru nziza. Ibyo biramfashije. None mu musaserodoti naho numvaga kwa ko naranyuze muri ibyo bihe bikomeye, urabyumva. Nagize mu bihe bikomeye kuva muri za 90 ntangira formation muri ibyo bihe bitari byoroshye mu gihugu. Nabonaga burya hari icyo kintu cy'ububabare, ikintu gisaba kwitanga. None ngeze mu musaserodoti mvuga ndi numva nta kizantandukanye n'urukundo rwa Kristo. Abaromani nta kizantandukanye n'urukundo rwa Kristo, ari ibyago ari imiruho, numvaga nta cyampungabanya cyane ko ninjiye musaserodoti. Urumva niba narabuhaye muri 2 rebe biriya twanyuzemo bya Jenoside yakorewe Abatutsi bigatambuka, ngiye biba ntabwo wenda nabikomojeho. Bya 94 yasanze ndi bunovisiye, yangeze mu mwaka wa 2 duhungira mu Burundi, turakomeza tujya muri Kongo, tuva muri Kongo tujya muri Cameroon naho nize filosofia, tuvayo tujya muri Kenya aho nize teologia. Bari muri teologia nza mu ngaruka mu Rwanda turaje teologia 1996. Dana 1999 agari 1996 1999 mvibiye twatirimo hano mu Rwanda. Nabanje gukora gatoya muri centre de Jésus Miséricorde mu Ruhango harakwangira impuhwe. None nakoze rwose centre rebwirimo gutangira nabwo. None mbakora stage nk'umuseminari urangije teologia, bahita banyohereza mu Kinoni. Yara ku mupaka wa Cyanika,
paruwasi ya Kibuye hariya munsi y'ikirunga neza kuri Muhabura murahabona. Urumva ko muri ubwo buzima bw'ububabare twabayemo numvaga ntagombye kuntandukanya n'Imana. Intego yanjye numvaga ko ngomba gukomera ku Mana mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, ngakomeza gutwaza kugira ngo Imana ikomeze ibana kandi inadufashe bwo kwakira ubwo buzima bwabaga buremeye twanyuragamo. Aho hose nahuriye n'ubuzima butoroshye, niyo mpamvu intego yanjye numvaga nta kigomba kuntandukanya n'Imana. Bamwe bambwiraga bati padiri dore iyo barigize amahirwe wiga hanze wakwigumiye hanze. None mbabwira ndaguma hanze nkora iki? None se urajya mu Rwanda kumara? Mu Rwanda hariyo Abanyarwanda, hariyo Abakristo, cyo ni kimwe. Kandi nimeje kw'Imana ni ukwiha rubanda, ni ukwiha atari ibintu bivuga ngo kwiha rubanda, ni ukwiha rubanda wenda no kwiha rubanda ariko umuntu yavuga kubera yuko uha Imana ugiye kwitangira abandi, ariko no kwiha rubanda kuko rimwe na rimwe bavuga bati uriya agiye guca umuryango n'ibiki, ariko njye numvaga ibyo ntacyo bimbwiye. Yesu tusaba turi kumwe. We ruvuga ngo intego yanjye rero akenshi numvaga nshaka kuyihuza n'ubwo buzima Abanyarwanda banyuragamo, kandi nkumva nawe ubanamo nabo, nkumva ntabwo banteye nuko turi mu bihe bikomeye. Numvaga ariho Yesu ankeneye. Ntabwo yawe njye numva Yesu ankeneye mu Rwanda kushwa ngendera hanze hatuje. Ankeneye mu Rwanda kugira ngo ngende mfatanye n'abandi urugamba rwo kugira ngo tere ko twasanzamura umuryango nyarwanda, abakristo bari mu Rwanda muri bihe bikomeye. Numvaga rero bishyigikiye iyo ntego yanjye kuvuga ko nta kiza ntandukanye n'urukundo rwa Kristo. Yaramfashije cyane mu rugendo nakoze rwa gisaserdoti. Roho wa Nyagasani yarantwikiriye ujya mu cyiciro cy'ubudiyakoni, ugeze mu cyiciro cy'ubusaserdoti uti nta kiza ntandukanye n'urukundo rw'Imana rwa Kristo. Ese muri urwo rugendo wari utangiye nk'umusaserdoti, izi ntego zose kuzuzuzanya, Roho wa Nyagasani yakomeje kugutwikira. Ese ntaho wagize ukumva iyo ntego ko nta kiza gutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntaho waba warageze ugasanga hari ahantu hazamuka cyangwa se hanyerera cyangwa hari amakorosi ku buryo avuga uti ya Mana nakwikira hehe? Ubuzima bwacu bw'abihaye Imana amakorosi ntabwo abura. Ku ikintu cya mbere kigorana ku buzima bw'abihaye Imana, nkatwe turi mu miryango mpuzamahanga, cya mbere ni uguhura n'abantu mudahuje umuco. Kutaza kubana n'abo bantu mudahuje umuco, mudahuje ururimi, mudahuje imirire. Amakorosi ya mbere yabaga ari ayo ngayo, kumenya ururimi bavuganamo n'abandi. Ariko kuri njye numvaga bishimishwa, navuga ndi kuba mu muryango mpuzamahanga bituma umuntu aba yifunguye, akaba yasabana n'abantu bose, kuva ku ivanjiri igera ahantu hose. Kandi ikindi kuko twabaga twarigaga tugenda tuvangavanze tugahindura igihugu. Urumva ko twatangira hano mu Rwanda muri za 1994, tugakomereza muri Kameruni n'undi muco, tuva muri Kameruni tujya muri Kenya n'undi muco. Byose naje narabyakiriye. Muri Kenya twakoraga amastage muri Kenya, tukanakora no muri Tanzania. Nageze hano twarabaye no muri Kongo. Numva aho hose nabaga narahanyuze. Ibyo bigerageje rero navuga iba birimo bikomeye no kumenyera urubuco, ururimi n'imirire. Rero buvuye ahantu uvuye iwanyu waryaga inkwavu ry'amahene umeze neza, kwajyanda ugasanga batetse uruziramire, uyurugura rurya basanze batetse ibishorobwa, urarya ibyo ngibyo ugiye byasaze rya mbisi. Ariko no mu butumwa bakadutoza kumenya guhuza ukwemera kwacu n'ubwo buzima tuba dusanze aho ngaho tukabumenye. Cyo kintu cya mbere kigorana, umuco, ururimi, imirire. Cyane cyane bajyaga batubwira ngo ugomba kuba ufite igifu mpuzamahanga, kijyamo byose. Ndemenya aho hose nahanyuze imirire rwose, cyangwa wenda n'ahantu barya urusenda rwinshi rwarangoraga, ariko ibindi byose nabashaga ifite imbaraga, nari nkomeye, nabishoboraga bikagenda. Kiri kintu cyaba
cyarangoye nuko twatangiye mu bihe bitoroshye, tangira duhunga ubuhunzi, twarahunze tujya mu Burundi aho ngaho hose, tugenda muri Kongo, twamaze amezi 2 tugenda urebye mu nzira mbere ko tugera muri Cameroon. Aho hose rero nanyuze, aho gutwara ibyo bikomere by'uko uhunze utazi nta n'umuryango wawe uri, aho ni biriya bihe byo mu Rwanda. Ngeze muri Cameroon, ikindi kigeragezo nawe nacyo nuko nasanze hari icyorezo cya tifoide. Narwaye tifoide imyaka 2 iranegekaza, niga filozofiya nafite imbaraga, ariko nkumva ndacitse intege. Nagiraga gusa ikintu cyuko nabaga bahangayitse ko amakuru yo mu Rwanda tutayabonaga cyane muri bya 1995, ariko nkumva nkomeye. Nagize ikigeragezo cy'uburwayi bwa tifoide, noneho cyo numva cyaba cyaranegekaje cyane, no muri za nayo bikirakomeza kingiraho ingaruka, ariko n'uburwayi busanzwe bw'umubiri. Ariko mo imbere nkumva ngifite iyo nyota yo kwihimana. Ibyo ryo bintu numva byarandemereye, n'uburwayi no gukomeza kuzamukana n'iyo mico itandukanye, ibyo bintu biba biremereye biba birimo. Naho ibindi byose numvaga ntacyo bintwaye, ari za klima twagendaga tunyuramo, ari imico dutozwa kugenda tukimenyereza kuba ahantu hose. Formation twahawe ituma umuntu ageze yose yisanzura, kandi badutoza kugenda tugasabana n'abo dusanze. Bibiliya yeza tubwira ati ibyo bafunguriye mujye mwakira ibyo ngibyo. Ujye kugira rero n'abayagwaye ngabire yo kwakira ibyo bazakugaburira no kubana nawe usanze, aho bashije kugura umukaba warwiga warushobora ukarukoresha. Ariko ahenshi yewe urumva ibihugu nanyuzemo nakoresheje cyane Igifaransa n'Icyongereza n'igiswahili cyo muri Tanzania. Igiswahili narakizi, narize indimi mu bijyanye n'icungamutungo, twigaga indimi zose, twiga Igiswahili, twiga Ikinyarwanda, twiga Icyongereza, twiga n'Igifaransa. Hose yo narahageraga, bya za rimi najyaga niga nk'uwiga imibare, none nkabona igihe cyo kuba nazishyira mu buzima busanzwe nkazihuza nabo nsanze mu butumwa babaga banyohereje. Tutagumye ku makorosi cyangwa se aho hantu hanyerera cyangwa hazaterera mu rugendo mwagize mumaze kuba umusaseridoti, mu buzima bw'ubusaseridoti. Noneho ejo bundi mwavugaga disikuru muhagarariye bagenzi banyu, mwavuze ko mwihaye akazina mwese muhuriyeho ka byishimo. Ni iki cyabashimishije muri ubu buzima bwa gisaseridoti? Ikintu cyashimishije cya mbere gukorera Imana. Iyo nyota nari mfite yanteye ibyishimo byinshi kuva mu ntangiriro nkimara kuba padiri. Nanyuze mu butumwa bukomeye cyane aho nagiye banyohereza, haba muri Kongo aho nagiye bwa mbere Rucuru, hageze ari mu bihe bitoroshye za 2 aribwo inkambi zikimara kuva muri ibyo bice bya za Rucuru, abakristu bafite ibibazo biremereye. Vayo njya muri Cameroon na muri Côte d'Ivoire, naho mpasanga ari ibintu bitari byose. Nagiye nyura ahantu haremereye cyane, ariko hose nkumva mfite ibyishimo. None iyo nahuraga n'ububabare, nahuraga buri gihe nzirikana kuri ya ntego yanjye, ko nabwiye ko nakiza ntandukanye nawe. Ibi ngibi bintwaye iki? Ndabibamo. Icyo kintu ibyishimo byakomeje kugenda bimbamo. Bigerageza nawe nabyo birembeye, wenda ni muri myaka ya nyuma, maze hafi imyaka 7 ndwana n'uburwayi bukomeye bwa kanseri bwanegekaje. Ariko njyewe inyuma ngacika intege, ariko mo imbere mfitemo ibyo byishimo nkiguromana n'ishyaka ryo gukorera Yesu. Muri iyi myaka 25 maze sinajya kubeshya ngo ahantu abandi araho n'ikirege gituma ntakorera Yesu. Nkumva mfite iyo nyota yo gukomeza gukorera Imana. Iyo nyota rero yo gukomeza gukorera Imana niyo yakomeje kugenda intemberamo ibyo byishimo. Nkumva aho nyuze hose no mu bigeragezo bikomeye
nkumva mfite ibyishimo byo gukorera Imana, kuba ndi mu Mana nkorera Imana mbana n'abantu b'Imana, ibyo byishimo byanjye. Kuvuga ngo njyewe ntandukanyije n'abakristo, ubwo ibyishimo byawe birangirira aho ngaho. Ariko igihe cyose nkibasha guhura n'abakristo ngasabana nabo, banumva ari bwo buzima bwanjye, umuhamagaro wanjye nta kundi nigeze ngira ingingimira. Ibyishimo rero ibi ngibi bya yubile navuga ko ari ikintu cyaje ariko gusoza no kubihimbaza, ariko ibyishimo byo numvaga mbihorana bikantera no kugira ibakwe ubutumwa noherezwagamo bwose. Ngo bafite ibyishimo naraga hari igihe superieur akubwira ati tugeze igihe cyo kubahindura, none nagira ngo nzakohereza runaka. Jye nabwiye nabo twahuye bwa njyewe ahantu hose uzanyohereza uzi ko hari abakristo nzasangayo, ntuzirwe bitinda uzanyohereza ushaka. Nagiye njya ahantu hose rero numva nishimye, nta na rimwe bigeze banyohereza ngo numve mfite ubwoba, numvaga buri gihe nishimye. Ibyishimo nabikomezanyije n'ubutumwa, kandi ibyishimo bikomeye ni ukuba wizeye ko aho wagenda hose uri kumwe na Yesu. Wowe n'umubyeyi Bikira Mariya nakomeje gukomera igihe cyose kuva muri iyo ntangiriro, musaba gahunda nyine isobanutse akayinyemerera akayinshyiramo kugeza n'ubu ngubu. Ibyo byishimo byanjye ko igihe cyose ngize akantu mpamagara Bikira Mariya, nagira akantu nkabwira Yesu njye navuze ko nta kizandukanya nawe, nkumva buri gihe mumva mfite morale. Murakoze nyakubahwa Padiri. Tukiri ku bya byishimo mu butumwa mwahawe kandi mwishimiye kwinjiramo, mushimira cyane umubyeyi Bikira Mariya ko gahunda ye nawe yaciyemo. Tuzirikanye ku musaza Zakariya muri Bibiliya, amaze umumarayika wa Nyagasani amaze kumbwira ko umugore azabyara, ndetse Yohani Batista amaze kuvuka yarataratse aravuga. Hari Zaburi tujya dukunze kuvuga cyane, indirimbo nziza cyane. Mwebwe kuri ubu ngubu mufite ari nk'ikivugo cyangwa se ikintu mwirahira mugaragaza iyo neza y'Imana, mugaragaza ko Roho wa Nyagasani yakomeje kubatwikira, mugaragaza ko nta kibatandukanya n'Imana, ni ikihe kintu nk'ikivugo cyangwa se intero mwavuga dukurikije nk'umubyeyi Bikira Mariya nk'uko yabivuze cya gihe marayika wa Nyagasani amaze kumubwira ko azabyara umwana w'Imana, na Zakariya amaze kubona Yohani Batista? Mwebwe ko Imana nta kintu yabahaye yabimye, ni iki mwabibwira? Ntabwo nabona icyo mbwira Imana, si ibyishimo aba ari byinshi by'umuntu yabwira Imana se kugira ngo biba byoroshye. Gusa nanjye ugomba ntera mu ntero y'abo bakurambere bacu, nanjye nk'abandi nturangira singiza Imana ko Imana yampaye koko kwibera umuhamya muri bagenzi banjye. Icyo kintu kirashimisha cyane, ubundi nkayishimira ko yagiye ima gusabana nawe, yagiye ima kubana nabo, nkayishimira ko nagiye ima gusabana n'ubuyobozi bw'aho nagiye nyura mu madiyosisi atandukanye mu bihugu bitandukanye, no kubasha gusabana n'abasaduti twagiye duhura n'abandi bihaye Imana n'abakristo. Kiri kintu nabashimiramo Imana nkumva ntabwo nabona icyo ntura Imana. Hari umukristo mu Ruhango, ndiyo mu Ruhango, ko naje gusubirayo gukorayo nk'umuyobozi w'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe hariya mu Ruhango. None hari umukristo wigeze gukirizwa mu gisengesho, agarutse arambwira ati Padiri, ati nabuze ukuntu mbigenza, ati ko numvaga ashaka guha Imana inka. Arambwira ati iyo nkuru mvu uyifite waha Imana iyi, gusa iyo nk'imeze gute? Arambwira ati Padiri, kandi nzayeshora urimo gukina ugira ngo ndakubeshya. Ati mu isengesho ritanzayiza inka iyi uzayiha Imana iyi? Ati nzayizana. Ati ko niyo uhagarariye Imana, nzayizana urebe ukuntu uyigeza ku Mana. Mu isengesho rikuru cyazana inka. Noneho arambwira ati ngewe nayizanye kandi irimo kurisha yarahiri, ntihagira ngo ni ukumbeshya. Nyuma y'isengesho ajya kunyereka iyi nka yari yazaniye Imana, ngewe nazaniye Imana inka. Rero mu Kinyarwanda cyacu urabizi ko iyo bishimye cyane, wowe wishimiye umugabira inka. Haba numva nahaye Imana inka
kugira ngo yereke ko nyishimiye, ariko igisingizo cyanjye ni uko numva yampaye ingabire yo kwakira ububabare nagiye nyuramo, ibyishimo mporana ku mutima, uburyo ndetse n'ahantu nagiye nca mu baganga benshi bajya bati ariko we kurana morali bite byawe, njye ntabwo nzahana ibyishimo byanjye biturukana, ariko nzi ko genda umukristu, namenye Imana, ko nagiye mpura n'abaganga benshi ariko batari abakristu, nkabwira nti genda namenye Imana, iryo byishimo numva mfite muri njyewe, numva ntacyo nanganya Imana. Kubona uko nyishimira rero kuri njyewe, ntaba nkubeshye rwose, bwo icyo kivugo nawe mfite cyaba ari cyuko numva nshaka gukomeza kubana nayo, nshaka gukomeza kuyikorera, nifuza ko uko numva nyikunze kandi nagiye ntoza abona ahuye nabo bose kuyikunda, ariko yagaba iyo ngabire ibyishimo no mu bandi bose dusangiye ukwemera, n'abatarayimenya bakarushaho kuyimenya, kuko kuyivuga birenze imivugirwe. Ko njye ahantu yanyujije gucika intege byarashobokaga, ariko sinigeze ncika intege. Imana yakomeje kuba Imana, n'uyu munsi ni Imana, bikankomeza. Ikivugo cyanjye rero ni uko mbayeho ku bw'Imana, ndiho ku bwayo, kandi numva nta kizanteranya n'Imana, nyine ko nabikomojeho mvuga ni nta kizantandukanya na Kristu, nta n'ikizantandukanya n'Imana. Tugana ku musozo nyakubahwa Padiri, muri iki gihe hari abajene usanga umuhamagaro wo kwiha Imana basa naho bawugenda bawutera umugongo, bakumva ko ntacyo baba bagiye gukora, ndetse Imana bakasa naho batayeho umwanya wabo mu buzima. Mu myaka 25 niki mumaze muri ubusaseredoti, ni iyihe nama cyangwa impanuro waha urubyiruko rw'iki gihe? Urubyiruko rw'iki gihe ruragoye, ko ntabwo ari kimwe no mu gihe cyacu. Urubyiruko rw'iki gihe ruhurana byinshi. Twe mu gihe cyacu za YouTube channel ntabwo zabagaho, kiyumviraga za teatire ku maradiyo, televiziyo twazibonye gakeya, ibyo byose bahura nabyo. Ibyo byose bibagiraho ingaruka rimwe na rimwe mu bintu bijyanye n'umuhamagaro. Ikindi kintu navuga ni uko usanga n'ababyeyi benshi baracitse intege mu bijyanye no kwemera. Twebwe wabonaga rero tubyirukira muri ambiance y'isengesho y'ubukristu, tukahora mu miryango yose gatolika, ubona igenda icika intege cyane cyane mu maparuwasi atandukanye, tukabyiruka dukunda Imana, twikora mu bikorwa bitandukanye. Ndenda byuka najya mu bikorwa by'urukundo rw'umusaveri, gusura abakecuru kugira gute, dusanga bitakibaho muri iki gihe turimo. Tukagira ibihe by'ingando nk'abasaveri n'abaskuti, tukajya bakaduha amaforomasiyo yo kumenyera ubuzima no gusenga no gukunda Imana no gukora. Iki gihe rero ubona ibyo byinshi bisa naho byacitse, nibyo nkeka ko byabaga ari nk'ibivumbikisho ku rubyiruko, birufasha kumva ko kw'Imana ari ikintu cyiza. Rero byinshi bisa naho byakende, ari uko kwemera, ari uko kuba bahura n'ibikorwa bitandukanye mu matsinda atandukanye y'abakristu, mu bihaye Imana, umuryango gatolika, nuko navuga badushishikariza kuba turimo. Ibyo nibyo badahura nabyo cyane. Nkeka ko ariho banacikira n'intege, no bagahura n'ibyihuta bijyanye n'ikoranabuhanga. Yewe nkumva rero n'uwasubiza wakongera akasubiza inyuma, kamagarika, mva nta cyakumbuza kw'Imana. Nabo rero ntabwo bagendera ku byo babona, ahubwo bagendera kuko iyo wamenye Imana, kwikorera ntabwo byagomba byo gutera ipfunwe. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni uko bijyanye no kwemera, amasengesho twabaga tuvuga twe tuvugishijwe n'ababyeyi, usanga abana kenshi bayahunga. Iyo wahunze isengesho ntabahurira n'Imana. Iyo wahunze umuryango wose gatolika ntuwujyemo, wumve ko ukunze ugufashe kubyiruka. Nk'ubu miryango yose gatolika se navuga isigaye ikomeye, abahereza baracyari mu maparuwasi ahantu hatandukanye, abasaveri barahari n'abaskuti barahari, ko bwitabire usanga ari bukeya cyane. Gwe numvaga abo bajene baramutse
bashatse kwegera imiryango ya gatolika niyo umuntu akurira. Njye nakuze ndi uwo muhereza nkumva ko Imana byoroshye, n'ubu ngubu rero abikigena nabashishikaza kwitabira imiryango ya gatolika, kwitabira amakorari, bakaba basonye mu kiliziya, burya ngo ushaka inka aryama nkazo. Twarakuriye ahantu nk'aho ngaho ntabwo biba byose kugira ngo uzi yabashe kwima, ko urebye hejuru ya 90% ni urwo rubyiruko ruba rwaragiye rukururira muri ambiance. Iyo rero bayihushije kugira ngo uzagaruke biba bigoranye. Kuko urumva nkanjye nagaruwe n'imiryango ya gatolika kuko namaze kwinjira mu bintu by'amabanki, ndikorera imibare yanjye nyine mvuga nizava mu mucuruzi ukomeye cyangwa se mu mukontaburi ukomeye. Ariko nyuma hari ugeze kumbaza ati umuntu wize ucuruzi n'ubucungamutungo aza kumara iki kwa Yesu? Abona buranza yanjera umutungo wa Yesu, zanjera umutungo wa Yesu, ubundi bo niba ari ubucuruzi mburiyemo ndabwo muri icyo gikorwa bwo nyine nzajya mbutunganya. Ariko muri icyo gihe cyuko mpagurutse ngajya kw'Imana, ibyo ndeba cyane n'iby'Imana, ntago ndeba ayo mafaranga, ntago ndeba ubucuruzi. Rero urubyiruko narwo aho waba uri hose, ikintu cya mbere mbabwira, waba barize ibintu bifite ahantu bihuriye n'Imana, dushatse kw'Imana kirizira kwakira. Rero ko batwakira imiryango y'abihaye Imana tukinjiramo tugakomeza, nako no muri diocese nabo bakwakira. Musenyeri arakwakira kujyana za Rutongo hariya afite seminari bategura, kujyana hose. Iyo warangije baragutegura ukaba padiri, ushaka uwihaye Imana. Aho wanyura hose ifite ubwo bushake kirizira kwakira. Dufite rero amaparasi atandukanye, abapadiri bashinzwe amagroupe vocationnel, abo bose bafasha umuntu kwiha Imana no kuyikorera nta kibazo gihari, haba muri diocese, haba mu bihaye Imana, hose Yesu afite imiryango ikinguye. Nta mpamvu yo gucika intege. Icyo kintu cyiza navuga wenda ku rubyiruko nuko kwegera padiri, urumva padiri ari umuntu umeze nk'ikimanuka, cyane cyane muri ibyo turimo duhura n'ibigeragezo by'uko harimo ibintu bijyanye n'ibigeragezo kizahura byo muri iyi minsi, bakashaka kuvuga n'abapadiri ko padiri aba ari padiri. Nimba ari padiri nka babonye induru igakwira hose, ntabwo bituma ubuzima budakomeza bwa kiliziya. Nabo rero ntabwo bagomba gucika intege, bagomba kugira ubwo butwari bwo kumva ko hari abantu bashobora kubabera ingero nziza, kandi igihe cyose icyo wifuje kugeraho ukagishyiramo Imana, Imana ikikugezaho. Hari abibwira ko kwiha Imana yego ari nk'urukingo rwo gukumira imibabaro n'ibindi bigeragezo. Muri ubu buzima bwa sacerdote mumaze imyaka 25, wabwira iki abakeka, abavuga gutyo, abibwira ko kwiha Imana bisa naho uba wikingiye ibigeragezo n'ikibi mu buzima nk'ubwo ngubwo? Nanjye kuvuga ngo ndabasetse ko baramenye Imana ku bundi buryo, ko na Yesu dukurikira niwe utubwira ati ushaka kunkurikira nahe ku musaraba we maze ankurikire. Yego, nimba Yesu atubwira ati he ku musaraba nkurikire, kandi nimba barantoteje n'igiti kibisi bagicyumye yene nawe urabyumva. Ntabwo rero kw'Imana ari ubuhungiro bw'aho wagobye guhura n'ububabare. Ushobora gusanga harimo ububabare busumbye ubwo bakekaga hanze. Harimo ububabare bwinshi rero nabikomojeho, ntabwo bikora ububabare. Ububabare bugomba kubutwara ukabubyaza umusaruro umukiro. Kumenya agaciro k'ububabare mu buzima bwacu bwa gikristo nibyo biduha kurushaho kumenya Imana, kuko iyo ukunyije muri ibyo bigeragezo ukabivamo uba ukomeye. Ngewe ibigeragezo nanyuzemo ntabwo nigeze mbyinubira. Ikigeragezo cya nyuma nanyuzemo ntaborera cyane muri Gikondo, twarakoranye urabizi, ni uburwayi bukomeye, narabukorana. Ntabwo byambuzaga kurira ku rusengero rwa kiliziya nkajya kureba umusuderi akora urwaye. Ntabwo ubwoba nigeze mwumva bwanteranya n'Imana. Nagiye ndara amajoro kenshi mu buzima bwa gikristo, ubundi ntubonye n'igihe cyo kuruhuka. Simbona igihe cyo kuruhuka. Igihe cyose wajya kuruhuka bakakwimura bakakoreza ahandi mu butumwa, ugahora ugenda umeze nk'umusirikare uri aho ngaho.
ububabare rero buhoraho, ububabare buraduherekeza mu buzima bwacu bwa gikristo kandi budufasha kurushaho gukomera. Twongeye navuga nyaba ngo padiri arimo kubeshya ngo arakomeye se umuntu wa burebure kandi biruva ngo ubwo njye natangiye muhamagaro y'umusore w'intarumikwa geramo hagati bape umusore ukomeye gera mu 200 200 bigeramo kumva wene ntabwo nabyumvaga ntabwo bayibonaga, ariko ubu navuye ku 200 ndimo gusakuza kuri 52 ntabwo rero ibyo byaciye intege. Nagira 100 zavuga Imana ngere 52 uko bimeze. Ububabare rero ntabwo bubura Bikira Mana tubwira ngo umwana Bikira Mana ntagatana n'imibabaro, ntabwo icyo ngicyo bakitwaza. Ntabwo rero kw'Imana haba mu buzima bw'abiyegura Imana, ababikira, abafurere, abapadiri, abapadiri ba Musenyeri cyangwa se abapadiri bihaye Imana, aho banyura hose ububabare burahari. Kuko rero mu Rwanda nabwo mu ngo z'abashakanye ububabare burakomeza bukaduherekeza ahantu hose. Niyo mpamvu buri gihe umuntu agomba guhora akereye urwo rugamba nyine by'Abanyarwanda banga amacumira ntagashira igorora, ugomba guhora twaje mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe n'ubwo bukristo nabwo tutagomba gushaka kumva ko ari ikintu cyoroshye. Yesu yarabitubwiye nta mpamvu yo kugira ngo tukeke ko iryo juru twifuza hano munsi tuzarebamo nyine mu ijuru. Hano ni munsi turi munsi, rero tugendana n'ububabare. Yesu yarabitubwiye tugendana nabwo, ariko tugenda tubwakira kandi tukabubyaza umusaruro muri tukamenya agaciro kabwo mu nzira yacu ya gikristo, nabyo biradukomeza. Ntabwo rero bagomba kuza bavuga ngo barabukize, ntabwo bishoboka. Ububabare n'isi birajyana, ariko kwemera ni ingenzi kandi Yesu Kristo yadusabye ko tumukurikira twamaje ku musaraba wacu. Ntabwo atubwira ngo tufashe hasi tumukurikire, ahubwo turahuheka. Kandi ntabwo yavuze ngo nimara kugera iwanjye muzawuture, oya, turawukomezanya. Akakubwira ati uzakomeza guhangana nabyo kugeza ku ndunduro, uwo nguwo tuzasangira ubwami bw'ijuru. Akabazo k'amatsiko nyakubahwa padiri, yego, muri iki gihe muherereye musenga, yego, isengesho ryanyu muriganisha hehe? ndiganisha kugushimira Imana kumva yagendanye nanjye ibihe byose. Ibi ni byiza kandi ndashimira ko igihe cyose yampaye guhorana inyota yo kuyikorera. Ikintu gishimira Imana n'abantu nkakibabwira ngo njyewe ntabwo nigeze numva ncitse intege. Nshimira Imana rero ku buryo mva isengesho ryanjye ntabwo riganisha, ngashimira Imana, ngashimira Kristo nabanye nabo mu bihugu bitandukanye. Rumva nakoze muri Kongo, nabanye nabo Banyakenya, nabanye n'Abatanzania, nabanye n'Abakameruni, nabanye n'abantu muri Cote d'Ivoire, navuyeyo yewe nagiye no kuba muri Polonye, ubwo ntamaze igihe kirekire ariko nabayeho naho. Ubu ngubu ngeze mu Bufaransa. Yesu rwose yarahanyujije, ntabwo nabura kumushimira ko bamushimira. Ndeba iyo sura y'aho hantu hose nanyuze n'abantu nahuye nabo, nkumva bose nakomeza kubaheka, ko nakomeje kujya mbaheka, nkumva nakomeza gusabana nabo, ko nibo bampaye kuba icyo ndicyo ubu ngubu. Ikintu rero gishimishije cyane ni isengesho ryo gushimira Imana cyane cyane no kumva ko kiri kumwe n'umuryango wayo. Mu miryango imwe n'imwe, yaba abashakanye cyangwa se imiryango yindi tubamo, amatsinda tunyuranye, iyo umuntu ageze mu bibazo cyangwa mu byago bimwe na bimwe bikomeye, hari igihe umuryango yashatsemo usa naho umuteye umugongo cyangwa se umwihakanye. Mwebwe umuryango mwashatsemo, umuryango wa Parotini, n'iki mwavugaho muri ibi bihe bisa naho bakomereye muri mwe kuri mwebwe? Nawunganya siki, ntacyo nawunganya ko nabanye n'Imana ikamperekeza. Nuko ko Imana yamperekezaga nize muri umuryango wa Parotini. Ni umuryango mwiza,
bamfashije pe, baramfashije mu Rwanda. Urumva aho hose tugenda ntacyo basaba ababyeyi. Twize za kaminuza ujya muri kaminuza ukarangiza kwiga kaminuza, umuryango ari ukurihira. Baradutunze, baratwambitse, baratuvuje. Kandi igihe cyose ugeze mu bihe bikomeye, umuryango uri hafi yawe, ugakomeza ubutumwa, ugakomezanya nabo. Ndawushimira pe, ndawushimira. Bambaye hafi, abayobozi b'umuryango bakashyigikira. Yo nabaga nagize mu bihe bikomeye nk'ibyo ngibyo, tukaba turi kumwe mu butumwa babaga banyoherejemo butandukanye. Rero numva umuryango mwiza ntabwo navuga se nguki, ntacyo nawunenga, kuko iyo nkunenze ntabwo naba nicaye aha ngaha. Ndi mu muryango rero nabanye nabo kandi nijemo nk'ukunzi. Ko ikintu cyamfashije cyane, nimba twagize kubiganiraho kera nkiri muri paruwasi, ndabyuka dushyiraho akanyamakuru ifunguro. Nkurikira Vincent Paroti, umuryango w'abaparotini, nuko nabonaga Vincent ashaka kwitangira kiliziya, agashaka guhinduka ifunguro kuri bose, agahinduka umuti, agahinduka imyambaro, agahinduka iki. Icyo kintu cyaramperekeje. Ashaka kuba iki n'iki, ashaka kuba iki n'iki, ashaka kuba iki n'iki. Icyo kintu cyaramfashije gituma ndushaho gukunda umuryango. Nahora n'akantu ati Paroti yajyaga avuga ngo nifuza kuba ifunguro ku bandi, kwitangira abandi. Icyo kintu kiramfashije cyane, kiramperekeje rero ku buryo nazamutse numva Paroti akiri urugero rwanjye. Kandi ko nabaga nusoma mu gatabo gato cyane ka Paroti bajyaga batwandikira mu Kinyarwanda, karamfasha, gatuma nkunda umuryango cyane, nkunda na Mutagatifu Vincent Paroti. Rero igihe cyose Paroti yumvaga amerekeza, ubabare agaciro ahabwa ububabare mu buzima bwe, katumaga adacika intege, kwitangira abandi bikamuranga kugeza ubwo yahabwa ingabire yo kuba yaba ahantu hatandukanye icyarimwe. Urumva ariko icyo gihe n'ubwitange burekuye. Iryo shyaka rero naje ari ryo nkurikira rya Mutagatifu Vincent Paroti, narisanze mu muryango w'abaparotini. Icyo kintu cyo kwitanga cyane mu butumwa gituma ndushaho gukunda umuryango, ku buryo n'ubu ngubu numva rwose kuba ngurimo nta pfunwe mfite. Dusoza rero nyakubahwa Padiri, nshobora kuba wenda mu bibazo nagiye mbaza tuganira nyobora ikiganiro, hari aho naba nageze wenda sinkomoze ku butumwa mwifuza guha ku nshuti, ku babyeyi, ko mwabanye hose. Nagira ngo ugire abo bantu bose akantu k'umwihariko mwababwira muri uyu mwanya yuko dusoza. Umwihariko numva uko nababwira ko njye numva nabeshejweho n'ukwemera natojwe n'ababyeyi banjye. Kumva iki kintu nagisaba ababyeyi pe, gukomeza gutoza abana gukunda Imana, kuko wakunze Imana no gukunda bagenzi be biba bimworoheye, cyane cyane ko muri bihe turimo na muri aka karere turimo dukeneye ubwo buhamya. Gukunda Imana no gukunda bagenzi bacu, ubundi butumwa bukomeye numva naha abadukurikiye, naha abakristo. Iki kindi kintu numva nkomeyeho cyane, kuko buri njyewe numva kubaho nta Mana hari igitutsi bajya bavuga, niba ari igitutsi simbizi, urakabura idini. Urakabura idini ni kimwe no kubura Imana, kandi ubwo wabuze Imana nyine ubwo wabuze byose. Rero numvaga ngiye rwose ubutumwa numva bageza urwego bukomeye bwo gukomera ku Mana. Umusaza muri paruwasi ya Gikondo zigambwira ngo mujye mufata Imana, sinzi niba mwibuka. Birimo kuza vuba, ntabwo biza vuba. Umusaza yaje twakoze umunsi wo gusoza umunsi mukuru wo gusoza no gutanga za certificate z'abantu barize Bibiliya, kugira ngo tumenye Bibiliya. Nazamo umusaza yerekeje mu damu we wari warize Bibiliya, simuvuze nzamuvumba uwo musaza. Nuko aravuga ati jyewe rero naje tudasangiye ukwemera, ariko niba mwaraje mukiga Bibiliya bakaba batubwira ko ari igitabo cy'ijambo ry'Imana, nimufata Imana. Fata Imana mukomeze, izabanyuza mu biremereye no mu byoroshye,
kandi izabashyitsa iwayo. Icyo kintu navuga. Inshuti bakunzi rero, tuganye ku musozo, tugeze ku musozo w'ikiganiro twari turimo. Umugambi dutanye n'uwuhe? Padiri Chrysanthe arawuduhaye. Dufate Imana tugikomeze, dufate Imana tuyikomeze ntaho itazatugeza. Dufate Imana tuyikomeze ntaho itazatunyuza. Dufate Imana tuyikomeze nubikomeza tuyinyuzamo itugeza heza. Twari kumwe na Padiri Chrysanthe Rwasa uri mu mwaka wa yubile imyaka 25 ishize ahawe isakamento ry'ubusaserdoti. Uyu munsi tukaba turi mu byishimo. Yatubumburiye igitabo cyose cy'ubuzima bwe, mbere no hagati ndetse n'icyerekezo afite. Imyaka 25, imyaka yabanjije 25 n'imyaka yindi iri imbere. Yabanye n'Imana, yabigaragaje mu ntego yagiye afata. Ajya guhabwa ubudiyakoni yagize ati Roho wa Nyagasani arantwikiriye. Yabigarutseho avuga ko n'ubu ngubu Roho wa Nyagasani akimutwikiriye. Mu gihe cyo kwiyegura Imana mu isakamento ry'ubusaserdoti ati nta kizantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ni intego yafashe nk'umusaserdoti. Yagaragaje ko kugeza na n'ubu nta na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta na kimwe gishobora kumutandukanya n'urukundo rwa Kristo yakurikiye. Yabikomojeho kenshi. Umubyeyi Bikira Mariya we ya gahunda yarayikoze. Yagaragaje ko mu muhamagaro we Bikira Mariya yagiye akenshi amwireka kandi amusubiza. Twifurije Padiri Chrysanthe na bagenzi be yubile nziza, kandi dukomeje kumwifuriza gukomeza kuryoherwa n'umuhamagaro no kumenya Imana yiyeguriye koko. Inshuti bakunze rero, mwabanye natwe, turabashimiye namwe kuba mukomeje kudukurikira. Tubashishikariza gukomeza kubana natwe mu biganiro biri imbere. Tuzakomeza kubategurira ibiganiro nk'ibi ngibi bidufasha gushinga imizi no guhamya kuko ibirindiro mu muhamagaro wacu. Mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Joseph Habumukiza.